ntabwo urizi banyeretse ngo ni iringiri ni aya magufa afashe agatuza ngo yahise mvuna ngo clavicle ngo rimwe kagira inama bakire buriya gusoza M23 neza Tshisekedi yakora cyangwa abanyamurenge sino kujya mu tugara oya nuguha abanyamurenge amazi akabahumurira akabaho iki n'iki akavuga ati nubwo bene wanyu bahari ngiye kuhazana insinga z'amashanyarazi ngo bambwira twirwana itangiye kurasa insinga yabiri imitsindwa niko bigenda ariko abajyana bese baramukundira ohereza drone gira gute iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo none si bituvuga wowe iyo usesenguye ntugire amarangamutima tuvuge nko ku ruhande rwa Tshisekedi aramutse yumva ikiganiro cya ku Burundi hari inama mbirimo kureka kwica abantu se n'inama mbi kutabanduranya hose n'inama mbi kuko ubwo yasa kubaza gukocora mu myaka 10 bakazakwihora ni ikintu gikomeye cyane bazayisiba ndabona M23 iri gushinja leta ya Kinshasa kwanga kurekura imfungwa zayo 311 yego ariko mu makuru nagiye mbona nuko ngo imfungwa nyinshi z'ama 23 ngo inyinshi nta nizihari aya barahari ba Mwangacucu barahari bahereke kuba barahari barahari nibashaka bari kuri batanu bakore sinye bari kura bahari nako ntabwo bazimaze ntabwo bazimaze ko bavuze ko abenshi mu byo numvise ngo bashaka barahari n'abapfuye hari urutonde rw'abanyamurenge bakoze rw'abantu barenga 1000 abo nabo sinumva ko batari mu barwanirwa na M23 kandi M23 bo ngabayungira bafite kurekura umuntu wacira urubanza rupfundikanije no kurekura umuntu wafatiye ku rugamba ntabwo abantu babivuga muri politike ngo bishyire hanze ariko niyo divergence irahari leta abo tubasaba n'abasirikare mufatiye ku rugamba umusirikare wafatiye ku rugamba umusubiza hehe nyirayo ibyo ni bisanzwe ntabwo rero mu by'ukuri barimo kuburana urubanza ruhuje inyito icyo nacyo mujye mukirebaho abantu urumva kuko byari gusa iyo M23 nabo 707 ari imbohe z'intambara zafatwa na FARDC yego none se kubirirwa muri presidence ya Amerika muri Washington atari ikihe bari president irenga buraribaho kwita umuntu izina ni reka kubana iki ni nyeshyamba yize gute yacuriye imanza ibintu nk'ibyo ngibyo oya leta ya Kinshasa yabirengaho no kubura gusa ubushake ariko nyamara muri reality none tubyumve neza mu prisoner w'intambara nta kimwe M23 kumumaza itegeko ry'intambara avuga ngo musubizeyo wowe ufite imbohe ni na nyinshi zitari z'intambara wowe abo ufite se imbohe z'intambara n'abantu bakatiwe imanza bashinjwa ibyaha birabahama cyangwa ntibyabahama ko bose ari n'abataraburana iyo dossier ntabwo yoroshye just arigiye mubona leta ya Kinshasa isaba utuntu cyangwa itegeka utuntu cyangwa ihurwa n'utuntu abantu bakajya batugira utuntu tworoshye none kuki se babisinye ariko nuze yarabisinye Kinshasa nabyo reka ducange iyo karita nubwo M23 yabateze uwo mutego sibyo ariko Kinshasa yarabyemeye ari nkuko ndi bukugarukire hari abantu yigize kuvuga uti ibintu byose abantu bagiye basinyira buryo ati nibyo biba bigomba kubakoraho sibyo M23 yavuze ko yavuye muri Ruvinisho zingahe nibyo nagere nayo nkubwiye n'ishuri imwe bwa mbere navuze ngo yavuyemo itavuyemo bwa kabiri kava bitavuyemo wambwiraga ko yavuyemo burundu yabeshyaga urumva nje ngakubwira ko ishobora kubara abakiri rero na leta ya Kinshasa burya wasanga n'igije isohora n'impapuro urumva yazigeza ku meza ko bata no turirangije Mwangacucu ko karagiye na example umuntu zo mu député national niba ari muri kuko bivuga ko ashobora kuba arimo ubu kuba Tanzania yatwohereje na baragiye sibyo yego bakavuga bati biragoye ntibabyumvikanaho kimwe ntibagire gute bakajyana banarebana mu maso M23 kavuga uti musinya guhagarika imirwano mugura imbunda muratubeshya leta neka M23 maze mwebwe mudusaba abafungwa kugira ngo mwongere mwibonera abafungwa banyu ariko nta gahunda mufite yo kugira ngo tuzagire gute kuko na M23 ujya kureba burya nibona nta gahunda ifite kuzongera guhuza na leta ya Kinshasa gose bababeshyana ari M23 ubona nta gahunda nibaza abantu badafitanye gahunda gutyo ubona ku maso kunono kuri kurana imbohe ngo wampaye imbohe intambara ngo wenda zira n'abavuna kuzitunga gutunga division y'imbohe yego abandi bakabona ko n'ubundi nta n'ikibavuna ubundi regize intambara tureba buri kintu cyakabaye cyiza Sandrine no gonye gisawundinga nabi no kukura amaboko mufuka mukarwana pum automatically yo yatashye tugeze Kinshasa imfungu bwazo gasanga zifunguye wabonye ko nitangazo rya Kanyuka ariko yabivuzemo wabibonye ntabyo ndabona ushaka utaribona kuko akenshi iyo wabonye itangazo riturimbwiraho aho yavuze ati amakuru mashya ati kwa kabiri tariki 28 Mata ku ntambara yashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ati guhera kwa 17 Mata 2026 i Montreuil mu Busuwisi ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwiyemeje kumugaragaro ko mu gihe cy'iminsi 10 ya minsi nashinze hagati buzarekura imfungwa za FCM 23
ndetse n'abasivile bose bafashwe uri kumva ko harimo n'abasivile mu buryo butemewe n'amategeko bakitiranywa n'uyu mutwe sibyo nuko ibi bintu by'imontre muri Suisse urumva ngo bavuze ngo ntabwo ari document nshya ngo nta namba ni document imaze igihe kinini ngo nta cyane kintu uri kubonamo so ntabwo ndakibonamo kirimo ariko ntabwo nkitirira montre ntabwo nkitirira Suisse ni document zasinyiwe ahandi zimaze imyaka myinshi Kanyuka gutangira kubarira leta imyaka 10 iminsi 10 ni ukorohereza leta Kanyuka akwiye kwandika akavuga ko depuis igihe ibyo bintu byahereye baganira abigize iminsi 10 ubu leta yakisha zitangiye kwiyumvamo yuko iri mu bukererwe bw'iminsi 10 tandise ko ibintu bimaze amezi arenga 3 abantu muri communication nabo sinzi ukuntu bameze rwose Kanyuka Lawrence Kanyuka wo muri Muvento niba ukurikiye kino kiganiro iyi dossier nawe yihaye iminsi 10 koko iyi case y'ubukererwe urimo kwiha iminsi 10 urimo korohereza guverinoma ya Kinshasa inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho biriya byose nyine ni icyasha aho umufadese wese ageze aho Tshisekedi ageze iyo dossier arayibazwa ariko Tshisekedi ko yakabajyana batamugira inama ngo yumve narabikubwiye kera ubundi umuti wa Tshisekedi yari koroherwa neza yavuga ati mujyana amazi minembwe urumva yego ingabo zundi zikavuga ati aho umunyamirembwe aciye agiye guhaha ku isoko ku ndondo n'ahandi hantu hatandukanye urumva yego bamuhe priority yari kuba atsinze intambara yari kuba yirangije ariko nyine abajyanama b'ikigihe n'abagirwa inama ni ikibazo ugira umuntu inama nzima hari abantu bajya nta kugira inama umukire urumva ngahita kuvuna igufa bita clavicle nibabonye wa mugabo sabivugaga ngo yamugiriye inama ngahita muvuna igufa bita clavicle urizi ntabwo urizi banyeretse ngo ni iringiri ni aya magufa afashe agatuza ngo yahise mvuna ngo clavicle ngo rimwe ukagira inama abakire buriya gusoza mu 21 neza Tshisekedi yakora cyangwa abanyamurenge sino kujya mu tugara oya nuguha abanyamurenge amazi akabahumurira akabaho iki n'iki akavuga ati nubwo bene wanyu bahari ngiye kuhazana insinga z'amashanyarazi ngo bambwira twirwana itangiye kurasa insinga yabiri imitsindwa niko bigenda ariko abajyana bese baramukundira ohereza drone gira gute ikiri iki bintu nk'ibyo ngibyo none si bituvuga wowe iyo usesenguye ntugire amarangamutima tuvuge nko ku ruhande rwa Tshisekedi aramutse yumva ikiganiro cya ku Burundi hari inama mbirimo reka kwica abantu se n'inama mbi kutabanduranya hose n'inama mbi kuko ubwo yasa kubaza gukocora mu myaka 10 bakazakwihora ni ikintu gikomeye cyane ubarusha imbunda se oya haba mu kuringa haba no kugira gute no mu ndaki mwajyaho mukarwana kube mu Ventura twirwana bakirwana uyu munsi simpuheza umuntu wari wese mu bagiye kubarwanya Samidi yarase nta muhe yabagiriye yarakubiswe irirukanka u Burundi bukiri muri tafoke yabyara tafoke ebyiri busiganye tafoke imwe uvuga tafoke ya Norukivu ntikiriho ntabwo yahavuye kubera misa ya mbere n'iya kane ya gatatu yabaye ngo babahe Karisiti bavuga ati mugende muve mu ntambara ibyo byose nta sakaramento bahawe byo kuhava uretse iby'imbunda n'imibundano urumva ubwo rero ukuntu isi yubatse nta uzi neza uko bazaba bameze mu myaka 10 iri imbere babikuryoza banaguturitsa ntabwo bizarangira kuri eda no butabera cyangwa se isasu kurindi nta kindi cyangwa diplomasi y'igifuti ifite imbaraga ibintu bitatu kuko muri politika nta mwanzo uhoraho no gushaka ukuntu babana ku neza ku nabi no kuki byose kuko ntabwo bizarangira kuriya ntibishoboka ndabikubwiye bazabonana ntabwo wajya gusenya imidugudu y'abantu ngo bice gutyo bano barwanda fone ntabwo baki ese bano barwanda fone ubona barwanya intambara byo ngo baroroshye n'abantu bazana ibintu bya ntuze bya potopoto kandi se Sandre ugeze iwanyu ugasanga tuvuge n'urugero amasambu yanyu yose yarahiye inka zanyu ziraswa n'amadrone indi development ubwo nkukora ni so kuzashakisha neza neza ikindi wakora niki
kereka habayeho guhana ikiganza no kubwirwa no gusobanurirwa neza byageze gute wabitewe n'iki. Buriya nka CRDD yasobanurira twigwana mwatwiciye imiryango mutwicira ababyeyi nyine muduha amakuru mwabiterwaga n'iki twapfuye iki twagize gute n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubuze igisubizo rero urumva ashobora kuvamo nyine iyo bibundano. Abantu bo mu myaka 10 bazabona aba batwirwanaho bazagerageza gusobanuza uzaba uri ku butegetsi mu rundi cyo yabahoye n'ikimatumye yica imiryango yabo, kandi n'ibyanga abagore igisubizo bazabonana bazarwana. Ubu nyine umuntu wabyumva arabona ari nk'ibidashoboka, ari nk'umugani ndimo guca ku manywa ariko bazesurana tu, kandi ntabwo SRD zizabava imbere, bazayisiba. Ndabona M23 iri gushinja leta ya Kinshasa kwanga kurekura imfungwa zayo 311 yego, ariko mu makuru nagiye mbona nuko ngo imfungwa nyinshi z'ama 23 ngo nyinshi nta nizihari. Baya barahari ba mwanga cucu barahari, bahereke kuba barahari, bandi barahari nibashaka bari kuri 5 bakore sinye bari kura bahari nako ntabwo bazimaze. Ntabwo bazimaze ko bavuze ko abenshi mu byo numvise ngo bashaka barahari n'abapfuye. Hari urutonde rw'abanyamurenge bakoze rw'abantu barenga 1000. Abo nabo sinumva ko batari mu barwanirwa na M23. Kandi M23 bo ngo bayungira bafite aba leta. Abenshi urabizi ko suzi ko ari nabo yabahaye. Ikibazo gihari gikunze kuvugwa nacyo tujye tukigarukaho nuko aba M23 yafashe babarirwa muri cadre urumva yabo bita ngira ngo POW, prisoners of war, imfungwa z'intambara. Noneho bamwe mu M23 isaba leta ibara badode ibicocero urumva ibinyujije mu rwego rw'ibyo bita amategeko ya Kongo. So kurekura umuntu wacira urubanza rupfundikanije no kurekura umuntu wafatiye ku rugamba, ntabwo abantu babivuga muri politike ngo bishyire hanze, ariko ni divergence irahari. Leta abo tubasaba n'abasirikare mafatiye ku rugamba, umusirikare wafatiye ku rugamba umusubiza hehe nyirayo. Ibyo ni bisanzwe. Ntabwo rero mu by'ukuri barimo kuburana urubanza ruhuje inyito. Icyo nacyo mujye mukirebaho abantu urumva, kuko byari gusa iyo M23 nabo 707 ari imbohe z'intambara zafatwa na FARDC. Yego, ce n'est pas le cas. N'abantu isaba badode ubucocero urumva, bakorerwa n'imanza bagira gute. Sandrine bari amategeko afite ikintu agena, ariko nta tegeko itagira iyo irenga yobora. Baba gusabye nyine wabatanga, kuko n'ubu ntabwo leta yakisha zenda kubatunga cyangwa igire gute. Twagiye tubona abantu benshi bagiye bashyirwaho imanza kandi zigakemuka. Ubu ngubu umuntu uyoboye Syria Al-Shara yari yitwaga ikihebe mpuzamahanga. None se kubirirwa muri presidence ya Amerika muri Washington atari ikihebe ari president. Irenga yobora ribaho. Kwita umuntu izina ni reka kubana iki ni nyeshyamba yize gute yaciriye imanza ibintu nk'ibyo ngibyo. Oya, leta ya Kinshasa yabirengaho no kubura gusa ubushake. Ariko nyamara muri reality none tubyumve neza. Mu prisoner w'intambara nta kimwe M23 enda kumumaza. Itegeko ry'intambara avuga ngo musubizeyo. Urumva? Yego. None mu prisoner washinjwe kugambanira igihugu atari umusirikare. Sibyo? Yego. Afite ukundi yaciriwe imanza. Ibyo rero leta ya Kinshasa ishobora kubyitwaza. Ikavuga bari abantu bafite ni imfungwa z'intambara. Abo dufite ko si imfungwa z'intambara, ni imfungwa z'ibyaha. Yego. Ugasanga leta ya Kinshasa yabyitwaje n'iki kandi utinya ikintu baganireho hafi amezi arenga 9 cyangwa 6. Nuko iriya dossier iremereye. Iriya dossier iremereye. None ya minsi 10 bahanye se ko mbona iho numva yashize. Ikintu cy'ingenzi muri ibyo byose ni goodwill. Nuko impande zombi zifite ubushake bwo kubarekura. None ya minsi 10 yararangiye bari bavuze ko bazabahana. Iminsi ntago ari ikibazo, kuko niba dossier barimo kuganira hari mu kwa 9 no kwa 10 kugeza mu kwa 11 ku mwaka ushize. Urumva? Ubu amezi ashize reba ukuntu angana, ntabwo ngiye mbona yuko twavuga yuko ikibazo cy'iminsi schedule cya kalenda y'ibya Kongo na M23 yewe na Kongo n'u Rwanda kandi twabivuze na kera. Ntabwo reka ture kubyanditse donc ture ku kita rusange. Timing se ari kitwaye Sandrine nta kitwaye, ariko se kari baba birabyanditse ntabyo. Ngaho subira amasezerano y'u Rwanda na Kongo ya Rwanda urebe kalenda ukuntu ipanze. Hari ahantu bava ngo minsi 20 ngo FDL ngiza yamaze kuraswa nikuyeho ngo minsi 90 ngo u Rwanda rumaze gukora ibi ngibi. Biriya no kudushushanya. Ikita rusange no kurekura imbohe za M23. No matter what nibazire kuri. Naho kuba byaratinze n'iki hugire byaratinze. Iminsi iracyahari. Urumva? Yego. So nicyo gihe nabona hajye ubundi n'ubundi iriya dossier bayivuga ko iri mu ngingo ngira ngo ya 2 iganirwaho na M23. Iriya dossier ibarwa muri cadre
yo kubaka confiance hagati kugira ngo bakore iyo common ground iyo baganiraho. Urumva ari igikene n'icyizere hagati y'abantu ya protagoniste y'abantu bahanganye. Yego. Leta Kinshasa yanze kugira icyo cyizere rero. Urumva? Yego. Ariko kari akantu nkubwiye mu kanya mu gashinge hagati. Kurekura imbohe y'intambara no kurekura umuntu inkiko zaciriye imanza harimo asimetri runaka ariko igomba kubahirizwa kuko barabisinye nta muntu ugufasha gutanga. Nicyo kibazo. Ku buryo buri utabaranga mu venture kuri abantu 8,000 by'imfungwa z'intambara. Biri easy biroroshye. Ariko kurekura abantu 100 bakatiwe n'inkiko bakanajurira bakongera bagatsindwa cyangwa bakagira gute cyangwa mukabashushanya gutyo. Yego. Nabyo ntago biri is not easy. Buri leta yakishaza ku kintu gikomeye. M23 yiteze umutego uremereye cyane. Inkiko zaziciye urubanza. Yiteze umutego? Yateze umutego leta uko utoroshye. Mutabona leta yanga kurekura zirambaye ngo mugire ngo ikina ni dossier itaremereye. Niyo yatezwe umutego ntago M23 yasabye leta ikintu gikomeye. Yego, ahubwo. Uri umunyamategeko. None asesengura ibyo mu by'amategeko. Nabyumvise. Kuba diru nebyiri. Yego, bamwe ni imfungwa z'intambara. Ufatiye ku rugamba. Yego, abandi ni itegeko riri ize ntirigomba no kugira mu rukiko. Automatique ko no automatique muri buherekanye. Yego. Na Russia iri guzerekana nande ni kino na Ukraine kandi bare baterana misiri. Yego. Noneho wowe ufite imbohe ni na nyinshi. Zitari z'intambara. Wowe abo ufite se imbohe z'intambara. N'abantu bakatiwe imanza bashinjwa ibyaha birabahama cyangwa ntibyabahama ko bose ari n'abataraburana. Iyo dossier ntabwo yoroshye. Just ari giye mubona leta ya Kinshasa isaba utuntu cyangwa itegeka utuntu cyangwa ihurura n'utuntu abantu bakajya batugira utuntu tworoshye. None kuki se babisinye? Ariko nuze yarabisinye Kinshasa. Nabyo reka ducange iyo karita. Nubwo M23 yabateze uwo mutego, sibyo? Ariko Kinshasa yarabyemeye. Ari nkuko ndi bukugarukire harano yigize kuvuga uti ibintu byose abantu bagiye basinyira buryo. Ati ibintu nibyo biba bigomba kubakoraho, sibyo? None M23 yavuze ko yavuye muri Uvira inshuro zingahe? Nibyo nagere nayo nkuvuga. Ni inshuro imwe. Oya. Bwa mbere navuze ngo yavuyemo itavuyemo. Bwa kabiri kava bitavuyemo. Wambwiraga ko yavuyemo burundu. Yabeshyaga. Urumva? Nje ngakubwira ko ishobora kubara abakiri. Rero na leta ya Kinshasa burya wasanga n'igije isohora n'impapuro. Urumva? Yazigeza ku meze ko no turirangije. Mwagacucu ko karagiye. Na example. Umuntu zo mu député national niba ari muri kuko bivuga ko ashobora kuba arimo. Ubu kuba Tanzania yatwereje nawe aragiye. Sibyo? Yego. Bakavuga bati biragoye ntibabyumvikanaho kimwe ntibagire gute bakajyana banarebana mu maso. M23 kavuga uti musinya guhagarika imirwano mugura imbunda muratubeshya. Leta nayo kare M23 maze mwebwe mudusaba abafungwa kugira ngo mwongere mwibonera abafungwa banyu ariko nta gahunda mufite yo kugira ngo tuzagire gute kuko na M23 ujya kureba burya nibona nta gahunda ifite kuzongera guhuza na leta ya Kinshasa. Gose bababeshyana ari M23 ubona nta gahunda nibaza abantu badafitanye gahunda gutyo ubona ku maso kuno no kurekurana imbohe ngo wampaye imbohe intambara ubundi ngo wenda zira n'abavuna kuzitunga gutunga division y'imbohe. Yego. Abandi bakabona ko n'ubundi nta n'ikibavuna. Ubundi regize intambara tureba buri kintu cyakabaye cyiza Sandrine no gonye kigisaba ndinga nabi nuko ukura amaboko mufuka mukarwana unesheje undakamonesha icyo ni impamvu ugibona abantu barwana baganira kenshi birangira barwanye sometimes many times bararwana nyine ukavuga ngo niba hari imfungo rifungiye muri gereza ya Rubumbashi twarashe Rubumbashi dufungura imfungo automatically yo yatashye tugeze Kinshasa imfungo ubwazo ugasanga zifunguye. Wabonye ko nitangazo rya Kanyuka ariko yabivuzemo. Wabibonye? Ntabyo ndabona. Ushaka kutaribona ko akenshi iyo babonye itangazo iturimbwiraho aho yavuze ati amakuru mashyati kwa 2/28 Mata ku ntambara yashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati guhera kwa 17 Mata 2026 i Montreuil mu Busuwisi ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwiyemeje kumugaragaro ko mu gihe cy'iminsi 10 ya minsi nashinze hagati buzarekura imfungwa za FCM23 ndetse n'abasivile bose bafashwe uri kumva ko ari civile mu buryo butemewe n'amategeko bakitiranywa n'uyu mutwe sibyo. Ati kugeza ubu kwa kabiri iyo minsi ntarengwa yarangiye ariko nta mfungwa n'imwe irarekurwa yarangiye. I'm sorry. Uri kumva aho nyine nibyo yavuze rwose ndagatangaza ubona kagufiye. Ati minsi 10 Marshal nubwo avuga ngo ati minsi 10 reka tureke kuyibandaho rwose ati si ngombwa. Ati minsi 10 irashize atariko nta mfungwa nimwe Kinshasa irarekura. None icyo ntumvikanaho na Kanyuka. Urumva? Yego.
ntumvikana na Kanyuka sinyumvikana na États-Unis d'Amérique Suisse Doha Qatar n'iki byose nuko ibi bintu by'i Montréal muri Suisse urumva we bavuze ngo ntabwo ari document nshya ngo nta namba ni document imaze igihe kinini ngo nta cyane kintu kubonamo so ntabwo ndakibonamo kirimo ariko ntabwo nkitirira Montréal ntabwo nkitirira Suisse ni document zasinyiwe ahandi zimaze imyaka myinshi Kanyuka gutangira kubarira leta imyaka 10 iminsi 10 ni ukorohereza leta Kanyuka akwiye kwandika akavuga ko depuis igihe ibyo bintu byahereye baganira abigize iminsi 10 ubu leta yakisha zitangiye kwiyumvamo yuko iri mu gukererwa iminsi 10 tandise ko ibintu bimaze amezi arenga 3 abantu muri communication n'abasizi ukuntu bameze rwose Kanyuka Lawrence Kanyuka wo muri Movento niba ukurikiye kino kiganiro iyi dossier nawe yihaye iminsi 10 koko iyi case y'ubukererwe urimo kwiha iminsi 10 urimo korohereza guverinoma ya Kinshasa ntabwo byayibuza gusinzira iyi dossier ntabwo ari nshyashya niyo mpamvu atari nshyashya se M23 abo yarekuraga mbere iyo minsi 10 yabarekuraga muri cadre ko yarekuye nyine ko igeze ku 8 yabarekuraga muri iyi case uwagiye atwite yarabyaye ubu ngubu uwagiye agatenda nawe ari hafi gushyira imugongo none muraho ngo murabara iminsi 10 ukabara leta kuri program maze iminsi amezi arenga 8 gayo nguko iyi ni imitego bagenda bagwamo ibintu kandi babivugira ku rwego mpuzamahanga umuntu ubisomye bwa mbere se kumbe ni iminsi 10 ntago ari myinshi turacyabirimo yavuze ko bimaze amezi ageze kuri angahe mu mezi ageze kuri angahe tubiganira yatubyemeje ndakubwiye ngo M23 barekuye ikaba kuba ruje bagiye muri cadre muri cadre yingi nyine yabo ngaba barimo gusaba ngo hashize iminsi 10 Kanyuka ntabwo azi kubara se ngamenye kubara mezi yagendeye ku Busuwisi nuko bacunda yiko banyine bakuvanye Doha mwe bagiye Doha na document zashyiriho umukono musubiye Montréal muri Suisse mutangiye kubara a partir de la Suisse ejo bundi bazabajyana Bangalore muri India mwongere muri muhereye kuri India twitahire abantu batari constant wagira ngo ntibazi communication Masha ndagushimiye Edo yanuze n'ikiganiro za adi oya buriya babikoze babikoze hano rega hano nta kintu igihugu cyahagurukira ngo cyange abantu baradiringa nizi adi zahozeho rega ntabwo ari agashya abantu bakoze YouTube za 2018 bari bazifite urumva igishya rero nuko twumvise byasabwe na ba Bruce Melody niki bikaba bitangiye kujya mu bikorwa icyonzi cyo gusa nyine bana congratulations ku bantu bo kuri social media tuzareba niba TikTok ariko bemeze n'ahandi hose kandi mu by'ukuri modalite zisabwa numvaga Madame Paula yavugaga ministre numvaga igihugu nk'u Rwanda gifite high tech mu ngamba no muri policies zacyo ntago ari ibintu byagombaga kunanira no kwayibonaga biri mukuru w'igihugu yababwiye ngo babikore babishyiremo imbaraga ubwo natwe hasigaye no gushaka content ntabwo mbitangaje ariko ibyo mbona ziminingi yabyo turabitangaza turashaka amakuru nyine turashaka amakuru kandi yewe social media ntubizi utarabitangaza abandi barashyiraho n'ibindi bavuga ati mwari muzi n'ibindi none amadolari arimo kugenda amanuka gutyo umuntu anayareba ndagushimiye cyane Imana iguha umugisha mwinshi wakoze cyane pe niba ari cyane nyine nawe Imana iguha umugisha urumva kubera ko twatangiye ugita inshuti nta nubwo twasuza tutitana inshuti yego nukuri ubwo ntabwo ubwo ari we Sandrine ntabwo wambeshye ya modoka ikundwa na benshi turabazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikuramo parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 32 6 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com